iki kibazo cy'ubundi agisubiza we ako nabasezeranyije ko ibintu byose ndabisubije. Umuntu arambajije ngo wacimye muko iki kibazo ntabwo ndi bugisubize n'ukuri kw'Imana, oya pe uzaze nkwere kurebe. So ikibazo cya kabiri, urukundo ni iki? Umuntu arambajije ngo urukundo ni iki? Kuri njyewe urukundo ni igihe, ni umuntu cyangwa abantu cyagiye baba badahari cyangwa adahari ukumva ntago wuzuye. Wa inzoga mu kigage, nywa urwarwa, uri kuvuga ku bintu natestinzeho, nywa ve izo si inzoga. Ese kuki ukunda kuvuga ku nkuru zibasira abagabo? Warababajwe cyangwa ni content? Hi guys, welcome to my YouTube channel. Niba ari ubwa mbere umbonye, njye nitwa Ange Tatu. Welcome ku muryango mugari wa YouTube channel Lifetime Show. Niba utarakora subscribe, iyo waracikanywe pe, banza ukore subscribe, cyo ni icya mbere. Hanyuma wumve ikiganiro cyose, ujye muri comment uvuge IDR, utere comment, usharinge. Iyi YouTube channel ntago ari yanjye njyenyine, nukuri ntago nayikoreye njyewe gusa, nayikoreye njyewe namwe kuko turi umuryango. So rero nk'umuryango mugari, umuryango uko mwese mubizi urafashanya. So ndabinginze mu kigikire tubane muri byose. So rero navuze ko ikiganiro cya mbere nzakora ndasubiza ibibazo abantu bose mufiteho by'amatsiko, nkabisubiza kandi nabeshye. Ibintu byo kubeshya nabisize mu rugo. So rero abantu mwese mwambajije ibibazo, nk'abantu mwengeye kubisubiza kandi neza. Icyo nicyo kintu nari nabasezeranyije, so ndumva ngiye kugisohoza. Ikindi kintu ndi buvugeho uyu munsi ni ukubabwira icyo iyi YouTube channel igamije, icyo tuzakora, ku bintu tuzajya tuvugiraho, ukuntu bizagenda, kuko nkuko nabivuze hejuru turi famiye nyine, turi umuryango. So ndifuza yuko rero nta kubahisha, nta kubatunguza ibintu, nta kuza mpita bakubita ibintu aho ngaho. So ndifuza ko twazajya tubanza tukaganira ku bintu tugiye gukora. Uyu munsi rero ndasobanura ibyo bintu bibiri gusa, hanyuma next video ubwo tuzatangirana n'imigabo n'imigambi y'iyi YouTube channel. So ngiye kuganira, ndumva nabanza nkasubiza ibibazo and then nyuma nkaza kuvuga imigabo n'imigambi ya YouTube channel, cyangwa mbanze mvuga imigabo n'imigambi and then noneho nyuma nsubiza ibibazo. Simbizi, reka dutangire. Abantu ariko namwe muri abana babi, uzi ibintu mwambajije Yesu Kristo. Abantu ahangaha wagira ngo mwari mundwaye, mwambajije ibintu byinshi yo mu buzima. So reka ntangire. Ikibazo cya mbere kiragira kiti, famiye isobanuye iki kuri wowe? Famiye rero ukuntu isobanuye, ikintu isobanuye kuri njyewe, famiye ni mu rugo. Ni ahantu mba ndi nkumva ndatuje, ni ahantu cyangwa se ni abantu bazapfa ngapfa. Famiye ni ikintu kuri njye mafata nko mu rugo kabisa. Ni ahantu mba ndi nkatuza. Abantu benshi murabizi mu rugo nyine ni ahantu umuntu aba ari agatuza, mbese akarwana, akagira gute, akagera ku bintu byinshi. Famiye kuri njyewe, igisobanuro cya famiye kuri njyewe mu buzima bwanjye ni mu rugo. So ikibazo cya kabiri, urukundo ni iki? Umuntu arambajije ngo urukundo ni iki? Kuri njyewe urukundo ni igihe, ni umuntu cyangwa abantu cyagiye baba badahari cyangwa adahari ukumva ntago wuzuye, ukumva ubuzima bwawe ntago butuje abo bantu cyangwa uwo muntu adahari. So ikibazo cya gatatu, ukunda iki? Nkunda iki se buriya? Nkunda kuryama, nkunda kureba filime, nkunda no gusohoka.
nizo hobby zanjye. So ni ikihe kintu kigutera motivation yo gukora cyane? Ikintu kintera motivation yo gukora cyane, nanga gusaba. Sinkunda gusaba, sinkunda kwaka nyine, kandi nkunda kubaho ubuzima bwiza, nkunda kubaho ubuzima bufite amafaranga. Indyanywa, uri kumva, nicyo kintu gituma mbyuka buri gitondo, cyangwa se icyo kintu gituma kimbuza amahoro, nkavuga numva reka mbyuke njya gushaka amafaranga. Nanga nyine gusaba, nanga ubuzima bubi, nanga ubuzima bw'ubukene, nanga ubuzima butarimo amafaranga, nanga ubuzima yego. Number 5, ese Ange ni muntu ki? Ni igiki akunda, ni igiki yanga? Ange ni umukobwa w'imyaka kuva kuri 21 kugeza kuri 25. Ni umukobwa w'imfura mu muryango w'abana 3. Ni umukobwa wanga agasuzuguro. Ni umukobwa ukunda kwihagararaho. Ni umukobwa ukunda gusenga. Shira imbere gusenga cyane kuruta ibindi bintu byose. Ikintu nanga umuntu mbeshya, nanga agasuzuguro. Ikintu nkunda, nkunda amafaranga, nkunda no kwiyubaha. Twakomeje. Number 6, umuntu yarambajije ngo uracyasenga nka mbere nk'ukuntu wasengaga twiga muri troncome? Rero twiga muri iki kibazo ngiye buracyacanze pe, kuko uyu muntu anzi muri troncome, mba muri korali, anzi nkunda kwiriza ubusa cyane, anzi ko kundi ubu gitangira kujya mu idini usa nkaho ugiye nko kuba mama pasiteri. Nukuri ko Imana pe, uyu muntu yakimbeje cyo kibazo, ariko nsanga nago byahindutse, ahubwo habayeho gusobanukirwa no gukura. Urumva kiriya gihe nta kazi nagiraga, nta kintu nagiraga, byabaga ari ukuva ku ishuri njya gusenga, mva ku ishuri njya gusenga. Ariko uyu munsi ndakora kuva Monday kugera kwa gatanu. Kwa gatandatu ni ukuryama nkakora amasuku nkaruhuka, ku cyumweru nkajya gusenga, cyangwa se kwa gatanu nijoro, ku cyumweru kwa kenshi bikunda kunanira kuko mba naniwe pe. Ariko mu by'ukuri sinakubwira ngo sinyisenga, ndacyasenga, gusa nyine byarahindutse kubera umwanya, ariko ndacyasenga cyane. Nkeka ko ngewe nsenga cyane no kurutana mbere pe, nuko nyine ishusho mbere bambonagamo uyu munsi ntabwo ariyo bakimbonamo, kuko ubu ngubu harimo ubusirimu bwinshi cyane, harimo utuntu nk'utwo. Reka tujye ku kibazo cya 7. Uyu muntu yarambwiye ngo urubatse, ufite urugo, uri married? Ntabwo ndubaka. Icya 2, ufite umwana? Nta mwana mfite. Icya 3, ufite boyfriend? Niba umufite mwahuye ryari? Mwahuriye he? Njye mfite boyfriend. Twahuye, ntabwo ndi buvuga umwaka, ariko hashize igihe kinini duhuye. Hanyuma ahantu twahuriye mu kabari. Twese twagiye kurya show. Yego, niho twahuriye. Ikindi, uteganya gukora ubukwe ryari? Njyewe nateganyaga gukora ubukwe ku myaka 21. None ubu ngize tarani. So nteganya kubukora buri mwaka, ngenda biteganya buri mwaka, nteganya gukora ubukwe igihe nyine bizakundira. Murabizi nta mukobwa wisaba, igihe nzabona umugabo akambwira ati tugende, ndabiteganya buri munsi rwose. Ufite ababyeyi bombi? Yego, bose ndabafite. Ese uvuka muri famiye y'abana bangahe? Icyo ntakivuze. Uvuka hehe, uri wa kangahe? Njyewe kavukire yanjye ni Cyangugu, ndi umushikazi. Nabivuze mvuka mu muryango w'abana 3, ndi uwa mbere. So ese idea yo gukora channel yavuye hehe? Okay, idea yo gukora channel yavuye mu bacuti banjye. Ni abacuti banjye bagendaga bambwira kora channel. Actually abacuti banjye bo bambwiraga kuyikora mbere.
like nkore mbere YouTube channel, ariko nkabona ntago mfite abantu benshi banzi, nkabona ntago birasaba ibintu byinshi, imbaraga nyinshi, ibikoresho byinshi, nkabona ntago bizakunda, mpita mbanza gufungura TikTok. Mu nyuma nibwo rero nagiye mbishiramo imbaraga, noneho mfungura YouTube channel gutyo. So idea yavuye ku bacuti banjye, ku bantu banyegereye ba hafi. Inzozi zawe nini ufite mu buzima ni izihe? Inzozi zanjye mfite nini mu buzima ni ukuzafungura ikigo cy'imfubyi. Ubwo ni imfubyi, abana bo ku muhanda, abana bo ku muhanda, cyangwa se ababyeyi bafite babyaye batubatse badafite abagabo, and then noneho nyine ubushobozi ukabona ntabwo. Mba numva ari zo nzozi mfite, mba numva ari cyo kintu nifuza gupfa narakoze. Ikindi, ese kuki ukunda kuvuga ku nkuru zibasira abagabo? Warababajwe cyangwa ni content? So ntabwo nkunda kuvuga ku nkuru zibasira abagabo cyane, ahubwo nuko abantu izo babona nyinshi zabaye zabyibushye cyane, zabaye nini cyane, zagize views nyinshi, arizo abagore baba like nyine abagore baba barababajwe n'abagabo baba bampaye. Kuvuga ngo sizo video, sizo content yonyine nkora. Ngewe content yanjye ni ukuvuga ibibazo umuntu afite, and then abantu bakamugira inama. So rero niba uhererekane rw'abantu bamwe ibibazo ari igitsina gore cyane, ubwo ntabwo mwabindeganyiriza pe, ati cyangwa babajwe mu rukundo. Iyi narababajwe, ariko ntago ari ukwihorera. Ntago kuri TikTok ariho naje kwihoreraho cyangwa kuri YouTube, oya, ahubwo nuko byaraje nyine binsangaho bishiduka nkunda kuvuga zira story. Niki kintu kikubabaza cyane? Niki kintu kigushimisha? Ikintu kimbabaza cyane, se buriya ni iki we? Niyo nshonje, niyo nta mafaranga mfite. Ikindi ni umuntu ambwiye nabi, like nyine urumva njyewe nifata nkaho ndi umuntu mukuru, rero mba numva ugiye nko kunkosora nakoze ikosa cyangwa ugiye kumbwira, wakagombye kumbwira nyine mu ijwi rituje tukabiganira. Iyo umbwiye nabi birambabaza, nyine kubyakira biramvuna. Ikintu kinshimisha nakivuze, niyo mfite amafaranga mba numva nishimye. Ubona gute ko umuntu agukunda? Mbona nte ko umuntu ankunda igihe uwo muntu yafashe ibisa nk'agaciro kuri we, like umwanya, igihe. Iyo umuntu afashe igihe, umwanya, akita kuri njye cyangwa akita ku bintu byanjye, akahaba hahandi mbibona ko nyine ari mu mwanya wanjye, yishyize mu mwanya wanjye, arahari, agafata ibyo bita nk'agaciro cyangwa umwanya cyangwa igihe cye kuri njyewe, uwo muntu mbifata like nuko mbona ko umuntu ankunda. Niki kintu wicuza mu buzima bwawe? Ikintu nicuza, nagiye nkora amafuti menshi, sura ni menshi ra, nagiye nkora amafuti menshi muri twankome nkiga muri secondaire, ariko simbyita nko sura ni uko byicuza, ntabwo mbyicuza, ahubwo ni experiences z'ubuzima. Ntabwo sinyeka ko mbyicuza, nta kintu numva nicuza naba narakoze, ntacyo pe, nta cyadanje. Nihe ngeso muri relationship utabasha kwihanganira? Dukundana ukankubita, ntabwo nabyihanganira. Umva ukifata ukankubita, ugazamura nk'urushyi ibiseri, apana byari by'imikino, ukankubita, ntabwo nabasha kubyihanganira. Iyo ngeso yo oya pe. Ufana iyihe kipe? Ntabwo ibintu by'amakipe mbizi.
ntabwo ibintu by'amakipe mbizi pe, nta kipe mpfana kabisa. Si ubwo birivuga we. Uba wumva ushaka gupfa gute? Uba numva nshaka gupfa gute se buriya? Uba numva nshaka kuzabyuka nyine napfuye apana kubabara, like sinshaka kuzababara. Aha, ikindi kibazo, ufana iyihe kipe? Njye ntabwo ibintu by'imipira mbizi pe. Ni ukuri kose nta kipe mpfana, nyine iyo ngeze ahantu bari kureba match ndicara nkareba bisanzwe, ariko ntabwo mbizi kabisa, nta bintu by'amakipe simbizi. Wumva ushaka gupfa gute? Ego rubanda ko uyu muntu nawe yashatse kumpisha kare. Urumva nshaka gupfa gute? Urumva nshaka kuzabyuka nyine nabunazi. Ntabwo nshaka kuzababara, sinshaka kuzababara pe. Oya, sinshaka kurwara, sinshaka gukora accident nkabanza nkajya mu bitaro, sinshaka. Oya, nshaka nyine kuzapfa nk'imfura, kumva nkaryama nkahita nipfira. Tatu ni izina ryawe cyangwa ni izina ry'akazi? Ryavuye he? Tatu ntabwo ari izina ryanjye, ni izina ry'akazi. Ni izina ry'akazi ariko ryavuye ku bacuti banjye. Abacuti banjye barinyise ko nkunda Tatu, bihera aho ngaho babimpamagara, bibaho nyine Tatu bishuduka byabyibushye, nanjye numva ni keza ndagakunda mfatiraho. So yeah. Aha, iki kibazo cy'ubundi agisubiza we. Ako nabusizanije ko ibintu byose ndabisubije. Umuntu arambajije ngo wacimye iyo muko? Iki kibazo ntabwo ndugisubiza, n'ukuri kw'Imana. Oya pe, uzaze nkwereke urebe. Uzaze kwiyerekera urebe kuko kugisubiza cya oya, ariko nasezeranyije ko ndibusubize buriya nta gisubizo ashaka kuza muri comment agavuga ati urabeshye ntabwo ibintu byose wabivuze. So uzaze nkwereke wirebere. Ikindi ni ikihe kintu kiri crazy wakoze kubera urukundo? Ni byinshi ntibigira umubare. Kari byinshi. Ikintu kiri crazy nakoze mu rukundo, n'ubwo njya ntekereza nkumva nari meze nk'ikiwerewere. Najyaga mva ku ishuri, nigaga ntaha, kumva najyaga mva ku ishuri, like najyaga mva ku ishuri amasaha atageze, cyangwa nkakaruta nkava mu rugo nk'umuntu ugiye ku ishuri. Iyo ariko mama azanyica noneho. Nkava mu rugo nk'umuntu uvuye ku ishuri, nk'umuntu ugiye ku ishuri, nagera mu nzira ngakata inzira yo kujya kwirebera boyfriend wanjye. Umva icyo kintu n'uyu munsi nkibutse ndavuga atari ku Mana, umuntu nariye ibiki, uriya muntu yari yanteye iyihe miti, uriya muntu yari njyewe cyangwa ntabwo njya mbyumva. Icyo kintu ni byinshi nakoze ariko icyo cyo sinjya ncyumva pe. Aha, watoboye izuru ufite imyaka ingahe? Ni wowe wisukisha cyangwa ni sheri wawe? Natoboye izuru mfite imyaka 10, nsoje segonderi 18. 18 nsoje segonderi. So yego. Hanyuma kwisukisha biterwa, hari igihe aba ari njye cyangwa akaba ari nawe. Biterwa nyine n'ukuntu twaramutse tumeze neza turisukisha, twaramuka mu mufuka byanze bagakora inshingano. Murakoze. Uvuka i Murenge? Ntabwo ndi umunyamurenge pe. Unywa inzoga? Mu kigage? Unywa urwarwa? Uri kuvuga ku bintu natesitinzeho? Unywa vin? Izo si inzoga? Ndazinywa iyo bibaye ngombwa, nyine ari ukuntu usanga abantu bizihiwe nkatesitinga nkahita nigendera. Ego. Ninde ufata nka role model wawe kubera iki? Umuntu ufata nka role model wanjye ni mama wanjye, kubera ko niwe muntu twabanye ubuzima bwanjye maze ku isi. So namubonyeho ineza, namwigiyeho ibintu byinshi, niwe mfata nka role model wanjye. Ukunda umusore umeze ute? Ko ari byinshi, ko ari byinshi we. Reka tuvuge ku bigaragara n'ibitagaragara bike bike. So
urabizi iyo umuntu agiye gukunda mwese murabizi abanza kureba umuntu physically hanyuma iby'imico biza nyuma. So rero ngewe ku bintu bigaragara nkunda umusore muremure w'imibiri yombi utari inzobe. Abaye ari inzobe sha biba byapfuye akenshi. Nshobora kumukunda kuko nyine afite nk'ibindi nka 5 yujuje, ariko nyine sinkunda inzobe cyane kuko umuntu ubona ameze nka simbizi biri too much. Sinkunda inzobe cyane, nkunda umusore muremure, nkunda umusore uvuga hege twavuze ko ego, nkunda umusore uvuga amagambo make, utavuga utuntu twinshi. Sinkunda umuntu uvuga ibintu byinshi. Nkunda umusore utabyibushye nk'abapapa nyine ngo usanga ameze arabyibushye. Ibyo ni ibigaragara ku mico. Nkunda umusore ukunda gusenga, udakabya cyane nka hari umu ADPR ariko ukunda gusenga, ukunda Imana. Nkunda umusore utavuga nyine utagira amagambo pe, kuko iyo yagira rwose ari menshi biba byapfuye. Ubwo se si ibyo, ni ibyo ngibyo. Uba wumva uteganya gushaka ryari? Ibyo nabisubije. Boyfriend wawe uramukunda, ni iki cyatuma umusiga ukamukatira burundu? Boyfriend wanjye ndamukunda, ikintu cyatuma musiga nkamukatira burundu nacyo nakivuze. Aramutse ankubise buriya sha umva babipfuye. Uba wumva ute gukora sex mbere y'ubukwe? Ngiye ku giti cyanjye mba numva ntacyo bitwaye, ni amahitamo y'abantu babiri. Rero ntabwo simba numva nyine ntacyo bitwaye, gipfa kuba wowe no mukundana mugiye kwikorana mubyumva kimwe. Barumva nta kintu bitwaye pe, nta na gito rwose. Boyfriend akubwiye ngo mubane mudakoze ubukwe, wabyemera kubera iki? Boyfriend wanjye ambwiye ngo tubane tudakoze ubukwe, sinabyemera pa, ntabwo nabyemera kuko ngewe nkunda ubukwe. Nkunda ubukwe, nkunda gukora ibintu biciye mu mucyo nkuko nabivuze hejuru. Ngiye nkunda gusenga, nkunda Imana, sinkunda kuyibabaza. So rero kuba ntakora ubukwe ni ukongera ibyaha mu bindi. Nyine ntabwo ngiye nabyemera, sinabyemera pe. Aho rwose naba nibabaje kuko ndabikunda, nkunda ubukwe. Utuye he? Ufite aba ex bangahe? Ntuye Kicukiro. Aba ex se kwari benshi we, ariko ngiye kuvuga abo nemera. Abo ntemera nyine ntabwo tubavuga, kuko hari ukuntu barakudaye n'umuntu nk'amezi 5 cyangwa 3. Ese ubwo umuntu wamubara nkaho mwakundanye we? Nta kintu cyabaye, nta souvenir, umva ntabwo umuntu ngiye mubara. Ngiye mbara ko mfite aba ex 2 bonyine. So ngira umusore utakunda uko byaba bimeze kose, cyangwa utabana nawe. Umusore ntakunda uko byaba bimeze kose, ntakunda uko byaba bimeze. Rero buriya sinkunda kuvuga situation cyane ntarageramo, kuko hari igihe navuga ngo uyu nguyu sinamukunda, mukazajya kubona mukabona ejo bundi niwe umbereye umugabo bikabarenga. Rero sha simbizi, ariko reka mbabwire ukuntu mba mbyumva. Barumva nyine ntakundana n'umusore ugira, barumva nyine ntakundana n'umusore unywa itabi. Cape barumva tutakundana, barumva tutanabana. Umuntu ufata ziriya staff rwose mba numva ntabwo nabishobora. Icya kabiri, umuhungu witwara nk'abagore.
like mu myambarire, mu mivugire, mu migendere. Uwo muntu rwose ntabwo twazahuza kuko ngewe nkunda abantu bari seriye cyane, ntabwo byazavamo n'ibyo bintu bibiri. So ese wigeze wicuza ko hari umwe mu ba ex bawe wanze cyangwa wapi? Ntabwo mbyicuza, ahubwo nari naratinze kubareka pe, simbyicuza, sinyana nabitekerezaho, igamana nari naratinze pe. Wigeze ukunda umuntu ukumva wabimubwira, ariko akunda ugira crush cyangwa ubona umuntu, cyangwa nyine ko ukunda umuntu ukumva wabimubwira? Rero buriya ndi umukobwa wihagararaho, ntabwo nshaka kujya imbere y'umuhungu ngo mubwire ngo namukunze, ntibibaho. Byigeze bimbaho nkunda umuntu ariko ntabwo nigeze mbimubwira. Wibaze ko noneho nyuma yaje no kuntereta kambwira ngo dukundane, byaramvuyemo, byarashizemo, narabonye utudefatwe twinshi nkajya mbona sinatwihanganira, kandi naramukundaga ahantu hose aciye nkamukurikira, ariko atabizi, mu ibanga rikomeye cyane. Ariko rwose wapi kabisa, ntabwo nigeze, ntabwo nabivuga. Ikindi kibazo, wigeze urwara depression? Niba warayirwaye ni ryari? Hari habaye iki? Nigeze kurwara ariko ni igihe gitoya. Nigeze kurwara depression ngewe, kambaye story n'iki kibazo nicyo cya nyuma. Ngewe nakundanyeho n'umujama, hanyuma dutandukana nabi, like dutandukana nyine bitagenze neza, twumva. Kandi noneho akenshi nasangaga amafuti ari ayanjye, kuko umuntu yambabaza nkakomeza nkakundana nawe, ambabaza akambeshya nkamubabarira, and still nkakomeza tugakomezanya. Rero aho naje gufatira umwanzuro nkavuga nti urabizi ibi bintu bibaye too much, reka ibi bintu mbisezere mbivemo nigendere burundu, uyu muntu musige. Nicyo gihe nagize depression, numvaga ari ibintu nyine byoroshye, nzamureka bigakunda bikarangira bikavamo. Ariko mu by'ukuri nicyo gihe ndigunga, numva ntangiye kujya nanga igitsina gabo. Umuntu yantereta cyangwa yamvugisha nkahita numva ameze nka wa wundi. Ndetse no muri relationship yanjye yakurikiye yaragoranye pe, zaragoranye kuko nta cyizere, nta kumufata, nta rukundo nari ngifite cyane, ntabwo numvaga, niba naravuga gatatu ubu se wa wundi n'undi se ejo bundi akagira gutya, se ejo bundi akangira gutya, narwaye depression. Ariko igihe gitoya, ntabwo cyari kinini pe, ni igihe gitoya. Noneho nkakunda kujya ngasenga, nkava mu rugo njya gusenga, biza kugeza igihe nyine birashira, mbona akazi, njya mu yindi relationship imbera nziza, bihita bishira, birarangira. So ndakeka ibibazo byose rero mwari mufite nabisubije, ibibazo byose abantu bambashije nabisubije. Ikintu nibagiwe mumbabarire, ubwo rwose byanciyeho. So ariko mumbwire, mwari mumaze imitsi buriya mundwaye, kuko biri ibibazo mwambajije iyo nginjiye mu maraso no mu magufa, bavuga mutereka tuze tukwereka ukuntu ahangaha babaza. So rero ndabashimiye mwese kubw'umwanya mwafashe mukicara mukavuga mutereka tubaze ibi bibazo. Ubu rero ngiye kubasobanurira ikintu YouTube channel igamije. Bijya gusa nka podcast, ariko ntabwo ari podcast, kuko twabonye abantu benshi bakora ama podcast. So ntabwo nzajya nicara ahangaha ngo mvuge jyenyine, kubera ko naje gusanga mundwanya. Abantu benshi nubwo mukigikiye, ariko murandwanya gunkunda igitsina gore cyane. So nahisemo rero ko nzajya nkorana n'undi muntu tudahuje igitsina,
murakoze ndetse ko uzajya nkorana n'undi muntu tudahuje igitsina, undi mujama w'ibogari, abantu ahangaha muri ku ruhande rw'abagabo nzagenda mbabona, n'abantu munshyigikiye nabo nzagenda mbabona. Ubu nyine tugiye kujya tureba hari amakipe. So nahisemo rero ko ari umuntu tuzajya dukorana. Hari n'indi show yuko twakorana twese turi abakobwa, ariko numva ntitwazajya duhuza ibitekerezo ngo turyoshye ibiganiro. Twari twahisemo ko ikiganiro tuba dukora rwose tuba tumara abantu stress, nta bintu byinshi, nta bintu byo kubikomeza. Nugize hano kuri Famille Ngari ya Lifetime Show, ugize uzi kuje kwishima, ibintu by'umushiha n'ibintu tuba twabisize ahantu twavuye. So twahisemo rero ko tuba tuvuga inkuru zigiye zitandukanye, harimo tuba tuvuga stories zigiye zitandukanye, ducangemo kugira abantu inama, tugire gutya dukore amaprank, tugire gutya dusohoke amavlog. Nyine tuzajya tugenda ducangamo gake gake, tubahindurira gake gake. Ikindi kandi nk'uko nabivuze tugitangira, buri muntu wese umva abe open, ajya muri comment atubwire uti njye ndumva nshaka kuzajya bigenda gutya. Nitujye dusohora ikiganiro, uvuga uti wenda next video muzadukorera iki n'iki, mukore game, nyine ibintu byose muzadusaba ni ukuri kose tuzabikora pe, tuzabikora kuko tuje hano kugira ngo nyine tunezezanye, munezeze mbanezeze, dushyigikirane. So rero nicyo YouTube channel igamije, hagari yanjye njyenyine nk'uko nakomeje mbivuga, ni yacu twese. Tuzatuba turi babiri cyangwa batatu, cyangwa n'igihe tuba twiyongoza tukareba mu bafana bacu badukunda, badusariye, bashaka guhura natwe, bashaka kutubona, tukiyongoza twagati muze duhure dusangire tugakora ikiganiro. Nyine kuko nabibabwiye ntabwo usaba duhora ahantu hamwe, usaba duhora dukora ibintu bimwe. Niba wenda dukorera ikiganiro uyu munsi hano, ejo tuzaba tugikorera outside. Niba bigenze gutya, ejo tuzaba tugira gutya. Nyine bizajya biterwa n'ukuntu bizajya bigenda. Ikintu nshaka kubasaba, mukore subscribe, muturebe, mudukunde, tubone amafaranga, natwe tubaha amafaranga. Urukumva nituyabona tuzayaba, nituyabona tuzaba tugenda dusura abantu, tuzaba tugenda, mbese ndabinginze mudufashe. So I hope so ko tuzabana muri uru rugendo tugiye gutangira, kugeza bibaye binini, kugeza bikunze, kuko turateganya ko bizakunda bikaba bigari. So rero ndabakunda cyane, Imana ibampere umugisha. Bye.